na mama wawe ndamuhamagara ntabwo ujya ubikora kuntu kabaye nk'inkoko yaguye mu mazi kubera iki se nihaniza abantu njye nanga abantu nihaniza ntibanyumve fungura oya ndabyereka dadi bona icyo mbasohoreye akibone fungura icyo mbasohoreye akibone ibingibi byaba ari nka byenda abantu bavuze ngo abantu bikana abantu nijoro kuri mutazanye imyenda se caho ugenda imyenda sugura yewe nuko kunsohora genda vuze indu wandi so vuze induru ntago ahantu nahaje nijoro ntago nahaje kumanywa wakanyirukanye kumanywa yose mba naraje kumanywa cyusora musohoke mugende igende ku muhanda iyo nimba twaraje kumanywa bucyo dusora nijoro Hello guys, mumeze mute nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ngiye gukora video. Ni nijoro murabibona sinzi ko muri no kumbona neza ntago mbizi ariko burije songeye gukora video. Umuntu witwa Dushime mukobwa tubana hano hari n'undi muhungu agiye hanze natekereje nti agiye hanze nyine asanze undi mutipe tubana hano mu nzu ye yo hanze kuko ariho arara agiye nkabumvishe barimo barasakuza sinzi ngo arimo aramwaka amayinite ngiye kugenda musange yo mukorere prank bantu banjye ntago nkunda ko abantu b'abahungu n'abakobwa agiye baba bari kumwe ngiye kubibacaho ariko ndaje mpere kuko ngiye kubagenza mwe muri hafi ya kamera mbereka ibintu ngiye kubakorera so kanye n'indukize kamera guys twagiye kanze mbasange mu nzu yabo murebe ibintu ngiye kubakorera Dushi muri mubiki muri gukora iki maho ngaho mugira mute musohoke sohoka Dushi uri kumwe n'abana yewe narinje kwitirira amayinite sohoka hano sohoka ngo twigire kuryama ariko n'ubundi narinje amayinite ndayabonye none ndaje nitorera abana ngo twigire kuryama mani sohoka ayira mujye mu cyumba none aha mujye mu cyumba ca hano ugende mu cyumba nta kibi muri iki kiki nta kibi Mwoshi tugenda arahirya kuntu bagenda nk'ibibwa mukomeze mufungure porota ufunguzo ruri he bigendo musohoke oya ariko jewe narinje kwirebera amayinite mu banije nivo Dushi ntago nakubujije kwinjira mu nzu y'uyu muhungu narinje gutira amayinite nyine ngo mvugishe umuntu ndimo mukone mwereka kuri TikTok umwerekamo iki jewe sinshakaga kunguka abahungu n'abakobwa muri uru rugo singashaka imba muri hano buri wese agomba kumenya ibyiwe ibintu byo kugenda nkasanga mwifungiranye muri iriya nzu ntago byavamo wari uri kumwe wari uri gukora iki narakubujije singushaka muri iriya nzu singushaka ubu wewe watinye ukajya mu cyumba cya Dushime ese uko yarazanye n'abana urumva hari ahubwo kuko kuzana abana niko kabi wayi winjiza abana mu banje muri iriya nzu iya nzu ni umuhungu iya nzu ni y'abahungu ntago ari y'abakobwa yari yaza mu cyumba cyawe nanze gusiga abana fungura zana urufunguzo narababujije ariko nabujije sinzi impamvu mutanyuma kuko iki munsi uzuwe ese uno mwana aha okay ariko nubwo ari kumwe n'abana nta kibazo ngiye kumwereka utuvideo kuri TikTok ariko video narimbo niyo mpamvu nanjye ndi kubafata video iyi video ndashaka kuyereka dadi mbasanze mu cyumba ndabifashe video kugira ngo nimba imyerekana bataza kuvuga ngo guki ngo ndarenganye so namwe rero dushigenuza n'urufunguzo genda n'urufunguzo rwose ndasohora umwe muri mwe ndasohora umwe muri mwe saa yine mwakabaye muryamye kubera iki iri joro nta gahunda abantu ugomba kuba wabaryamishije basi uyu mugabo barengeye n'ingiyo kubera iki abana bari hanze iri joro wamuhamagariraga iki
kuki utamusanze mu cyumba cye nari muhamagaye mu cyumba cyanjye nuko nababujije nzi impamvu je sinkundaga ntago nkunda gakungu nkako ngako sinkunda kubona abakobwa n'abahungu bifungiranye mu byumba bitari ibyo ngibyo umwe arasohoka ahubwo hagati yanyu ninde usohoka wenda ko we niwe muhungu cyangwa musohokane mwese mujyane sinshaka urugo hano mu rundi rugo ese kuri gusekura urabona bisekeje birasekeje cyangwa muri kubona mbivuga ari brag cyane uko muri kubona ndi kuba kamera ndi kuba kamera kugira ngo bimwereke erega hari igihe njya mubwira ibintu nkavuga ati abahungu n'abakobwa bari muri urugo nta muntu uzabakira akagira ngo ndamubeshye nta nubwo yari yabona muri mu cyumba muri mwenyine we nawe kuba mwari muri kumwe n'abana ibyo muganira gute mujya kuganira ubundi abana bahari ibyo nabyo kari ikibazo kari aho ngaho muhera mwigisha abana akavidewo k'iki kari aho muhera mwigisha abana imico mibi iyo telefone yawe nawe urayimpa noneho iyo telefone urayimpa ni nkubabarira ngo ariko simbababarira dushigiye uzana urufunguzo genda uzana urufunguzo zana urufunguzo musohokane mwese sinshaka urugo mu rundi musohoke njyewe simba shaka hano kubyina ibiki none sibyo nibyo muraramo saa 4 z'ijoro izi saha ni sanga nakubwiye ko abana bagomba kurya amasanga aka kanya turi saa 4 abana bagomba kurya amasangahe hanyuma ubu ni sangahe nakubwiye ko batagomba kujya barenza saa 2 ubu ni sangahe ariko umuntu tuntu twiza hari yabonye nyine abana babonye nanjye byose ngiye baramukira banaje nyuma yiwe bahamusanga ngaho nyumvira aho wakaryamye ngo abana muryame basinzire muri aho ngaho murimo murarara amajoro mugenda doka sinshaka kumva ibyo bintu byanyu musohoke mumvire hano dushimiza n'urufunguzo hari iyo utegenda uruzana yaraje kureba ko abana bahageze zana urufunguzo none se yaraje kureba ko abana naza n'urufunguzo ibintu ntabwo mbishaka nta kintu nshaka kumva sinshaka ubusobanuro musohoke mugende abana bagize iki mukajya mu bugoryi bwanyu mwanyiza mukanshyiramo n'abana ahubwo uziko nta n'isoni mugira uziko nta n'isoni mugira zana urufunguzo hano nkwere Kose koko naye kuki usara abantu fungura aho ngaho ubuse wenda ni fungura bazabona utari umuhema oya ndabyereka dadi bona icyo mbasohoreye akibone fungura icyo mbasohoreye akibone wahe ibingibi byabari nka byenda abantu bavuze ngo abantu bikana abantu nijoro kuri mutazanye imyenda se caho genda imyenda sugura giye nuko kunsohora genda mvuze indu wande so ndavuze induru ntago ahantu nahaje nijoro ntago nahaje kumanywa wakanyirukanye kumanywa yose mba naraje kumanywa cyusora musohoke mugende ku muhandi yo nimba twaraje kumanywa bucyo dusora nijoro mugende yewe ibintu nzabitangaza nzabishyira kuri TikTok mbitangaze ko mugende ikiri bumubahe ntabwo uri umugabo ntabwo bamutwaye se aho urafungure akamfiyemo urufunguzo mwagiye mwana we abaturanyi n'ukuri kw'Imana bari bahuriye Yesu umva ariko ntabwo byarangirira ahangaha ni ukuri kw'Imana manywe nawe dushime reka tubireke iri joro tureke kurara dusakuza iri joro ngiye kubareka mugende muryame ariko dadi naza turabisubiramo nge sinshaka agakungu kanyu iyi video ndayimwereka ayirebe arebe ko ibyo njya mubyagiye ejo bundi namubwira ati dushime n'amanweri umuntu natabacunga kabarika bakajya birirwa bisanzura hari igihe ibintu byazaba bibi pe rero ndabona ari byo mushaka gukora umva ibintu ndaza kubyereka dadi oya
turabigana ibintu ugiye kubigana n'umugabo ndabizi n'ubundi agiye ku ese agiye wabona uzi ko harimo abafite icyemezo gikomeye ko urugo wenda ruba ari n'ubw'umugore ari ndabizi n'ubundi ubu ngubu bagiye kugera hano turabiganiraho mbimubwire tureke kurara dusakuza iri joro ariko ntabyo kwihangana muzongera iki mbere nama nkubuza ntabwo wumva pfukamuka aho ngaho pfukamuka ntabwo mupfukamira sindi imana muzabe mupfukamira imana mu ijuru njye sindi imana muhaguruke njye nanga abantu mbwira ntibumve nanga abantu mbwira bakansuzugura nabihanije inshuro nyinshi Manuel narakubwira ati sinzakubone mu cyumba cya dushime ndagwaneza ati sinzakubone mu cyumba cya Manuel bagenzi bawe uzi hari bagenzi bawe uzi bagiye baterwa inda muri ibi bintu urumva ugasanga umuhungu n'umukobwa bawe mu rugo rumwe akandi kanya ngo baratwita simbishaka ubugoryi muba murimo muvugira hariya gufata umwana kugutira telefone uri no kuvangavanga ibintu bitewe n'uko namwe ibyo mwakoze nyine ni amafuti simbishaka kubera icyo utari uryamye n'abana ibaze kubyuka mu buriri saa yine z'ijoro habanje haza umwana umwe nyuma haza n'uwundi wahita aza nyuma aje kubareba njye ntabwo nshaka ubusobanuro mumpa ntabwo bwumvikana twagusabye imbabazi wowe kabyara waziduhaye oya reka dataze hanyuma niba urafata umwanzuro kuri iki kibazo niba nsenga kugira ngo mujye mwirirwa munkorera uburaya mu maso ntabwo nkeneye uburaya bwanyu uri uru rugo uranyumva dushi na mama wawe ndamuhamagara ntabwo ujya ubikora ukuntu kabaye nk'inkoko yaguye mu mazi kubera iki se nihaniza abantu njye nanga abantu nihaniza ntibanyumve uzasora uko ushaka nushaka uzandenza igipangu ejo mu gitondo ahubwo murabyuka mugenda nta n'ikintu yakora ngo mbababarire nawe uretse kuza nyine nkamumenyesha nk'umugabo tugafata icyemezo turi kumwe ariko n'ubundi ntacyo bitanga n'ubundi muragenda mu gitondo reka ndeke kubabwira ijoro ngo mugende hanyuma mu gitondo muzindukane ugende niba waramukunze mwese muri bakuru nta n'umwe uri munsi ya 18 mugende mukodesha inzu mubara mu buzima bwanjye dushi ntabyo uzi nanga agasuzuguro hanyuma imbabazi z'iki ese ukunda ibintu ngo bya TikTok ngo byo kunzajya kubyina ngo kuri TikTok ngo n'abandi bagenzi ngo babikora reba ukuntu mwari muto reba umujinya muba muntera mugatuma abantu barara banyota murabona wakwanganye se mabuja mabuja nawe ihangane se mwagiye mukorera imana ninyikorera musibe gukorera ibishitani muri uru rugo haku ubundi umuntu wazanye igiti mana yanjye mugende muryame ibintu turaza kubisobanura mu gitondo asoni